Uyu munsi mu kiganiro cyacu tugiye kureba hamwe impamvu umugore utwite aca mu cyuma. Ese kubera iki ubundi umugore utwite aca mu cyuma? Kuki adashobora kuba yatwita agategeza amezi 9 akategeza igihe umwana azabo cyateye ajya guca mu cyuma cya echography? Ese ubundi uyu mugore utwite ari guca mu cyuma cya echography, muganga aba arimo areba iki? Ese ubundi ni ryari ubundi umugore utwite atangira guca mu cyuma cya echography? Uyu munsi rero mu kiganiro cyacu tugiye kuganira muri rusange kuri echography y'umugore utwite. Ubundi umugore wese ukimara kumenya ko yasamye, yaba yipimiye akoresheje karagapimo yaguze muri farumasi, yaba yapimiwe kwa muganga akabona ko yasamye, biba byiza ko agomba guca muri echography kugira ngo nyine ba confirming cyangwa bemeze 100% kuko atwite. Kuko uramusembuye udupima mu nkari cyangwa mu maraso tureba ko umugore atwite, ushaka kubona ikindi kimenyetso cy'ubundi burwayi bitaye no gutwita. Kuko ari nk'amakanseri mu mubiri cyangwa se uburwayi mu mubiri ushaka gutuma imisemburo nyine igaragara iba myinshi cyane, umuntu akaba yagira ngo atwite kandi atwite. Niyo mpamvu mu gihe cyose wipimye cyangwa kwa muganga upimye barebye mu maraso cyangwa mu nkari bakabona uratwite, uba ugomba guca mu cyuma cya echography kugira ngo umuganga nyine amenye koko abonemo umwana, amenye ko mu by'ukuri utwitanye. Kandi nanone iyi ni impamvu yo guca muri echography ukimara kumenya ko utwite, no kugira ngo umuganga amenye mu by'ukuri yanda yawe utwite nk'umugore iherereye he. Kuko inda ivuka cyangwa se inda nyayo ibizavamo umwana ni inda iherereye muri nyababyeyi. Igihe inda yose itari muri nyababyeyi, iri nk'umuyoro ntanga cyangwa se iri mu nda handi hatandukanye, iyo nda ntabwo ibizavamo umwana. Niyo mpamvu umugore wese ukimara kumenya ko yasamye, ufite ibimenyetso by'uko yatwite, akipima mu nkari cyangwa mu maraso akabona yarasamye, ako kanya ubundi bakakwita ujya kwa muganga bakagucisha muri echography kugira ngo barebe ko mu by'ukuri yanda yawe iherereye he. Tukaba dusubije ikibazo cya mbere inshuro ya mbere umuntu umugore akwiye kujya guca muri echography mu gihe atwite yabonye ko afite ibimenyetso byo gutwita. Ni mu gihe ukimenya, cyane cyane mu gihembwe cya mbere ukimenya ko wasamye cyangwa watwite. Ikindi gihe ni mu gihe cyose wagiye ibyo twita antenatal care cyangwa wagiye gupimisha inda. Ubundi umugore utwita abasaba kujya gupimisha inda byibura inshuro zigera ku 8. Inshuro ya mbere nk'uko twayivuze ni inshuro yo mu gihe utwite uri mu gihembwe cya mbere, uvuga kuva igihe urekeye imihango yawe ya mbere kugenda ukagera ku byumweru 13. Muri icyo gihe cyose wemeye n'inshuro imwe kujya guca mu cyuma mu gihe utwite. Ikindi gihe aba ari ku byumweru 20. Echography yo ku byumweru 20 ni echography y'ingenzi cyane idufasha kureba ko umwana adafite ibice by'umubiri bitameze neza, ibyo twita anomaly anatomique, cyangwa se umwana adafite ibice by'umubiri bitameze neza nyine, cyangwa se inyama zo mu mubiri zose zitameze neza. Rero ku byumweru 20 nabyo umugore wese abasabwa kujya guca muri echography kugira ngo arebe ko umwana mu by'ukuri yuzuye, afite ibice by'umuntu nyamuntu yuzuye. Ubundi akongera ku byumweru 26, 30, 34, 36, 38 na 40. Tubwo twadusubije ikibazo cya kabiri ni ryari umugore agomba kujya guca muri echography. Ikindi kibazo ushaka kubaza cya gatatu nyine ubundi muganga yari kureba muri echography ni ibiki areba by'ibanze. Icya mbere muganga agomba kureba mu by'ukuri se uyu muntu aratwite. Kuko tuba twabonye umugore yabonye ko atwite kuko hari ibimenyetso yabonye bigaragaza ko yatwite, cyangwa se akaba yanipimye akabona imisemburo igaragaza ko umugore yatwite yaje yazamutse iri hejuru. Rero muganga abyishe muri echography, ikintu cya mbere akeneye kumenya no kumenya ko utwite. Icyo akora areba muri nyababyeyi akabona ko akareba ko nyine mu by'ukuri utwite. Akimara kumenya ko utwite nyine abonye mu mwana, icya kabiri agomba kuba se utwite umwana umwe, 2, 3, sibyo? Niba muganga abonye muri echography muri nyababyeyi yawe harimo umwana, agomba gushakisha akaya mu by'ukuri niba utwite umwana, gushaka ko utwite 1, 2 cyangwa 3. Cyo ni icya kabiri. Icya gatatu agomba kureba se ba bana yabonye ni bazima, kugira ngo amenye ko ari bazima cyangwa uwo mwana abonye amenye ko ari buzima. Nuko agomba kujya gushaka umutima w'umwana akareba ko mu by'ukuri wa mutima w'umwana uri gutera. Cyo ni ikintu cya kabiri cy'ingenzi muganga agomba kureba. Icya gatatu cy'ingenzi muganga agomba kujya kureba ese ingobyi y'umwana iri he. Ingobyi y'umwana idufasha kuba twamenya uburyo umugore ashobora kuzabyaramo. Umugore ufite ingobyi y'umwana iri hasi
hasi iri ku nkondo y'umwana ntabwo bashobora kuzabyara neza. Ari umugore ukwiye kuzakurikiranwa cyane kugira ngo amahirwe menshi ko azabyara abazwe. Nyuma yo kurebaho ingobyi y'umwana aho iherereye n'uko iteye, abagomba kureba se uwo mwana afite amazi, uwo mugore utwite afite amazi ahagije mu nda, byo twita amniotic fluid. Amazi ahagije mu nda ni ikimenyetso cy'uko umwana ameze neza mu nda, kuko uyu mwana atari kurema amazi ahagije, sibyo, mu nda, cyo ikimenyetso cy'uko umwana atari gukora neza, sibyo, kandi cyo ikimenyetso cy'uko umwana afite ibyago by'uko isaha n'isaha ashobora kuba yanapfira mu nda. Niyo mpamvu kureba amazi ahagije mu nda ari ikintu cy'ingenzi cyane mu gihe umuganga wese ari gukora echography umugore utwite. Ikindi, umugore ufite amazi none menshi cyane mu nda nabyo bari ikibazo, bishobora kuba ikimenyetso by'uburwayi bumwe na rimwe, akenshi nk'uburwayi bwa diabete bukunda gutuma abagore bashobora gutuma abana babo bafite amazi menshi. Niyo mpamvu umuganga agomba kureba mu by'ukuri y'amazi umwana afite mu nda angana iki. Ikindi buriya muganga aba agomba kureba ese wa mwana wacu uri mu nda cyangwa abana bacu bari mu nda bari mu ye position, bari mu cyerekezo. Ese umutwe wabo urareba hasi, uko akenshi umutwe ureba hasi aho umwana asohokera ku nkondo y'umura, cyari ikimenyetso cyiza cy'uko umwana azavuka ameze neza. Ese umutwe urareba hejuru ugana ku mutwe, ese amaguru yagana hasi, ese yaritambitse mu nda. Ibyo byose umuganga agomba kureba position umwana aherereye mu nda, kuko position umwana aherereye mu nda ni iduha uko umwana azavuka. Nk'urugero rw'umwana witambitse mu nda, aba ari umwana udashobora kuvuka neza, keretse iyo bakoze ibyo bita external version bakamuhindukiza, cyangwa se ubundi inshuro nyinshi nabwo umwana witambitse mu nda baramubaga. Kimwe n'uko umwana wicaye mu nda kuvuka neza, yego afite kuvuka neza birashoboka, ariko ibyago byo kuba muri iyo nzira yo kuvuka neza ashaka guhuriramo n'ibyago biri hejuru cyane kurusha umwana ugiye kuvuka umutwe ari waje. Ikindi cya nyuma umuganga agomba kureba muri echography umugore utwite, agomba gupima umwana akamenya umwana afite ibiro bingana iki, cyangwa akareba se igihe inda ingana agendeye ku gihe umugore yaherukira mu mihango bihuye n'igihe echography iri kugaragaza. Ibi ni ibintu umuganga agomba kureba, kuko kenshi hari igihe usanga abagore bibeshya nk'igihe baherukira mu mihango. Wakora echography ukabona nyine harimo difference igaragara cyane buriya iyo harimo difference y'ibyumweru birenga 3, akenshi umuganga ahita afata umwanzuro wo kwizera echography cyane kurusha uko yakwizera igihe umugore ari kumujya aherukira mu mihango. Nubwo nabwo hari igihe nanone bishobora kuzanamo erera ku nibyo kenshi umuganga afataho umwanzuro, keretse nk'iyo igihe umugore afite ibimenyetso umugore utwite mu nda hari ibimenyetso, umwana afite ibimenyetso byo twita bya intrauterine growth restriction, by'umwana utari gukura neza mu nda. Ariko ubundi echography y'umwana, echography ntabwo bikwiye gutandukana n'igihe umugore aherukira mu mihango, cyane cyane mu gihembwe cya 3 birengeje ibyumweru 3. Nk'iyari mu gihembwe cya mbere cyo n'igihembwe cya 2, buriya akenshi byakwikwaho ahubwo bimeze nk'aho byenda kunga nta difference y'icyumweru cyiza, ariko mu gihembwe cya 3 ntibikwiye no kurenza ibyumweru 3. Niyo mpamvu rero aba agomba gupima umwana akareba ni mu by'ukuri igihe uko inda ingana uhereye ku gihe umugore aherukira mu mihango bingana n'uko muri echography ari kwibona, akanamenya n'ibiro by'umwana, kuko ari igihe kenshi ushobora gusanga n'umwana atari gukura neza mu rwego umwana afite ibiro bikeya ugereranyije n'uko umwana angana. Icyo nicyo ni ikintu cyane nyine muganga aba agomba kureba nyine mu gihe ari gukora echography. Muri rusange rero ibyo bintu by'ingenzi cyane ukwiye kumenya kuri echography, ukwiye kumenya ko umugore agomba kujya guca muri echography nk'uko twabivuze akimara kumenya ko yasamye, bya byumweru nabwiye 20, 26, 34, 38, ukamenya impamvu umuganga bagiye gukora echography, bya bintu byose maze kubasobanura bagomba kujya kurebamo, sibyo. Ubundi ikindi kintu twasoza no kuvuga ko echography hari abantu bajya bagira ngo ahantu itandukanye n'ibindi byuma bisanzwe abantu bacamo nka bya x-ray na bya CT scan na MRI, nuko buriya ko kwicamo kenshi nta ngaruka bigira kuko ntabwo bikoresha imari twavuze x-ray. Niyo mpamvu umugore ko yicamo kesi nta ngaruka bigira. Bakoze rero gukurikirana umubiri hano wa Youheal hano kuri YouTube channel yambe hano mu Rwanda gitanga ibiganiro by'ubuzima byiza, kandi mu byo mwibuka no kubisangiza abandi. Ndagira ngo kuri like na subscribe kuri iyi channel yacu, kumwe na muganga ufite nimero ya STD naho utaha.